ngeso ni ukuvuga ngo wa mugabo ari muri ya ngeso wa mwana umukobwa amusanze muri ya ngeso wa mugabo ntabwo acyubatse muri rwa rugo ntabwo akirimo arimo nk'umupapa utaha mu rugo iwe arimo umupapa ufite umugore ufite abana birazimba kizaho ngo n'umugabo umwe buriya umuryango ni irangamuntu y'umuntu iyo umuntu akubajije ati uri muntu ki ikikuranga cya mbere n'umuryango iya mbere muri rwa rukundo waruvuze muri rwa rugendo rw'amezi 9 umugabo afite suspicion aba afite ibintu bituma atizera ko wa mwana ashobora kuba ari uwe bitewe n'imibanire abanye n'umudamu we icyo ni kimwe kurera umwana nk'uwe ni byiza cyane ariko no kumenya ko umwana ari wowe nabyo ni byiza ugomba kumenya umuryango wawe umuntu abaye mu cyizere ni ukuvuga ngo bibaye byiza umuryango wabana mu cyizere sibyo ntibigeraho umugabo arindira amezi 9 ngo ajye gukora ADN. Alright, twongera tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana ishani hirwe abari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba ni burengera bwaryo bw'umwihariko abari mu mujyi rwagati wa Kigali, Amerika, Iburayi, Aziya na Australia. Mwese amahoro y'Imana nabane namwe. Base n'abanyamuduriza muri Uganda, abari Tanzania na Congo ndetse na Kenya. Mwese turabasuhuje mugira amahoro y'Imana. Ni hamwe n'umumama n'umubyeyi, nubwo mvuze ngo n'umubyeyi cyangwa se umumama sindabimenya neza araza kutwibwira. Muraho neza? Muraho neza. Amakuru ni meza. Amakuru ni meza. Turabakire kuri INGO Rwanda TV. Turabashimiye. Muritonze cyane. Ndi umubyeyi. Ngomba kwitonda. Ntumbikane ko kwitonda. Ni ikirere gikonje? Harakonje. Tugira amazina yawe. Nitwa Anne Maribzishaka. Abanzwi ku izina rya Anne Kabrita. Anne Kabrita. Anne Kabrita. Anne Kabrita. Abanyarwanda riri. Mane yo turi bukoreshe buri. Anne Kabrita. Anne Kabrita. Niyo nzwiho cyane. Byafata iki kiganiro cyose. Ni izina dusangiyeho nka famiye. Ni gisekuru. Byafata ikiganiro cyose buriya tuzarisobanura ikindi gihe. Anne Kabrita. Mama wambaye neza, look so beautiful. Thank you. No kugerageza ibintu byose no kugerageza. Kuno gukonje wifashe gute? Harakonje. Nizere kutari ariko ndaza gushyuha. Tugiye kwa tuganira ku bintu byinshi cyane bitandukanye. Anne Kabrita tumaze kuguhereza ikaze ahantu wicera ukabona gute? Cyane neza cyane. Afite n'amateka y'ibintu bijyanye n'Imana. Centre pastoral. Hegereye n'urusengero ahantu hafite amateka y'ibintu bijyanye n'Imana burya haba heza cyane kurushaho. Hari uburyo Imana ngo isiga mu buryo butagaragara. Uri umukatolike? Yego. Okay, uri umukatolike ngize amahirwe. Umukatolike. Ubu ni centre pastoral. Biba bishatse nko kuvuga aki ikibazo nzakibaza padiri. Yaturusha kubisobanura neza. Kuko ndumva nawe nta makuru menshi. Nta makuru menshi mfite. Waba ubifiteho. Anne Kabrita ndabivuga kenshi cyane ko ntaza kubyibagirwa. Anne Kabrita tugiye kwa tuganira nawe ni muntu ki? Anne Kabrita ndi umumama. Yego. Mfite abana 3 n'umugabo umwe. Nkaba ndi n'umunasi. Umunasi mu Kinyarwanda n'umuforomokazi. Yego. Ariko ibindi ni ngombwa ra. Muri make n'uwo. Ubundi kari akantu ko kuva menshi. Iyo bavuze ngo ni umumama w'abana runaka n'umugabo. Uno umugore yaremewe abagabo bangahe? Impamvu mbakize ngo n'umugabo umwe buriya umuryango ni irangamuntu y'umuntu. Iyo umuntu akubajije ati uri muntu ki ikikuranga cya mbere n'umuryango. Nubwo waba utawufite birumvikana bibaho ku bataba ufite ariko ntabwo uzima ku buryo utagaruka muri antecedents zawe cyangwa se mu mwirondoro wawe.
ubwo rero umuntu ashyizemo ngo abana runaka umubare runaka n'umugabo umwe nuko biriho yuko n'umuntu ashobora kugira abagabo benshi cyangwa se niba ndi umugabo biriho yuko nshobora kugira n'abagore benshi bibaho turabizi niyo mpamvu muri presentation rero nabyo ugomba kubishyiramo ndashaka kuzamukiraho ngaho ngibaza ngo ni hahandi bisigaye bibaho ugasanga umugabo ntizeye ko ari we mugabo w'umugore we ari umwe yabyara umwana ugasanga bagiye mu bizamini bya DNA yego uraso biva bon iyo nayo ishobora kuba nka facteur nayo ariko hari n'ibindi byinshi ya nkuko nari mbivuze biriho yuko umugabo ashaka kugira abagore barenze umwe biriho yuko umugore ashaka kugira abagabo barenze umwe iyo mvuze ngo biriho ntabwo mvuze yuko ariko byakagombye kugenda ariko biriho kuri wowe rero niyo mpamvu wahisemo kugira umugabo umwe nahisemo kugira umugabo umwe tukira aho ngaho rero kubera ko umugabo sasa muri iyi minsi ya none ari guhitamo kujya gukoresha DNA bivuze ngo ntabwo aba yizeye umugore we kamufite nk'umugabo umwe icyo nicyo cya mbere ni ukuvuga ngo icyizere ni igice cy'uko ashobora kuba ari we nka se w'umwana icyizere ni igice hari impamvu nyinshi cyane zituma cya cyizere kiba gike ntekeza ifatira ari yes hari impamvu nyinshi tumanze tugaruke kuri ako kantu kuko umugabo afata initiative yo kumujya gukoresha DNA ku mwana we ubu ni mu rugo bijya kugera aho ngaho umwana aba mu nda amezi 9 amezi 9 ararangira umwana aravutse samutema umuntu aramureze avuye bakita ikiriri ku kiriri bavuye mu bitaro bagiye ku kiriri yagize ate umwana barasohotse batangiye kujya hanze bigeze afata icyemezo cyo kujya gukoresha amaraso ngo arebe ko araye muri kwa gutwita muri kwa kubyara mu kugira gute mu gushaka ubwo rukundo rwa rwararebutse rute ni ikibazo cyiza ni ukuvuga ngo uko njye mbyumva hari impamvu nyinshi zituma nk'umugabo ubundi ni uko abadamu ari natwe dutwita birumvikana abagabo nabo baramutse batwita natwe twajya kuzikoresha ariko kubera ko abadamu aribo batwita biba biri confirmed ko ari uw'umumama ari uwe icyo ni icya mbere gituma umugabo ari ugomba no kujya kuyikoresha kenshi ko afite dute runaka ariko rwa rukundo warumbajije y'amezi 9 yose bafite uburyo babanye kuri njye hari impamvu zishobora kuba zaba nk'eshatu cyangwa zingahe iya mbere muri rwa rukundo waruvuze muri rwa rugendo rw'amezi 9 umugabo afite suspicion aba afite ibintu bituma atizera ko wa mwana ashobora kuba ari uwe bitewe n'imibanire abanye n'umudamu we icyo ni kimwe icya kabiri juste agendeye kuri ibyo nyine nta cyizere aba amufitiye aba afite dute yego icya gatatu njya ntekereza gishobora kubitera nuko hari n'abagabo bafata iyo myanzuro kuko bazi ko bibaho swati nawe akaba ku ruhande rwe afite comportement runaka nawe afite n'abana hanze umugore atazi akaba ubwe afite n'umwana hanze birashoboka akavuga ariko none n'umudamu wanjye umwana twite y'abatari uwanjye none se byari bikwiriye ko yafata icyo cyemezo cyo kujya gukoresha ayo maraso ngabisuzume cyangwa yarira wa mwana nk'uwo ni ukuvuga ngo kurera umwana nk'uwe ni byiza cyane ariko no kumenya ko umwana ari wowe nabyo ni byiza ugomba kumenya umuryango wawe umuntu abahe mu cyizere ni ukuvuga ngo bibaye byiza umuryango wabana mu cyizere sibyo ntibigeraho umugabo arindira amezi 9 ngo ajye gukora ADN sibyo mwakabanye mu cyizere ariko hari impamvu runaka zituma cya cyizere kitabaho mutanabana no muri cya cyizere bikakujyana kuri wa mwanzuro wo kujya gute no gukora ya ADN nuvuga ngo hari impamvu byanga byakunda ntabwo ari abagabo bose nkeka bashobora kuba bafata iyo myanzuro hari umumama umwe duherutse kuganira arambwira ati umugabo wanjye aramutse ambwiye ngo tujye gukora ADN namwemera tukajyana ariko kuvayo yanyirukwe nanjye nkanyura ukwanjye kuko sinazongera kumuha icyizere nk'umugabo wanjye yego rwose uwo mudamu uvuga gutyo rero nuko yiyizeye arizeye kuba ari honete kuko byakubabaza niba uri honete ukaba uzi ko abana ubyara cyangwa umwana utwita ari umugabo wawe tudenku umugabo ati ngiye gukoresha ADN numva ko na benshi banabikora babahisha nta cyizere agufitiye can you imagine kuba wowe wiyizeye wumva
utamuca inyuma cyangwa utagira gute wajya kumva denku arakubwira ati gukoresha ADN cyangwa se ntanabikubwiye umenye ko yabikoze urumva byakubabaza sibyo ubwo rero ngiye nkaba numva ko ubundi cy'ingenzi ni communication ni gute uba utizera mugenzi wawe akanda atwitinda akageza amezi 9 ukanda ujya gukoresha ADN rwihishwa urumva na communication hagati yanyu ntabwo ibigenda neza hari n'uburyo udashobora kubimwerurira kuko yaba barabirumvikana ariko uburyo mu communicate ukagenda uvumburamo yuko donc bikageza no kuri cya gihe cyo gukoresha ADN bitakurimo ubona bitari na ngombwa kubera communication ugirana nawe ugenda wikuriramo ibisubizo wowe ubwawe yego kuko wenda utekereza uti nimba imubwira arababara iyo utekereje ko nubimubwira ababara rero ni ikekana ko ushobora kubona mukekera ubusa aho ndahumva ndagira ngo tunahatinda akantu gatoya cyane kuko ndifuza ko tugana ikiganiro cyiza kandi kigufi tugeze hahandi ho kujya gufata ibizami bya ADN ku bitaro cyangwa se iyo duti itangiye kuzamo umugore n'umugabo baba bagihura ku buri nk'umugore n'umugabo bon ça dépend ni kuvuga ngo nge nkeka ko abagabo benshi bafata umwanzuro kujya gufatisha ADN ni dute baba bafite muri bo kuko abenshi nkuko nayo mbivuze bashaka kuba babikora rwihishwa atanabibwiye n'umugore we urumva ko no kuba bagihura bigomba kubaho nyine kuko bya binari kubitekereza rwihishwa ni ibitekerezo bye ntashaka ko umudamu wabimenya rimwe na rimwe wenda no kudutavuga ati wenda bishobora kuba atari byo koko afite dute donc ari gususpectinga ntabwo ari sure ntabwo abiconfirminga nyine adakoresheje ADN icyo gihe anakora uko ashoboye anabikavaringe agumane n'umugore we nkuko bisanzwe kugeza igihe aboneye yarizati yuko ibyaketse ari byo tukiraho wavuze ngo nuko abagore aribo batwita ariko abagabo baramutse batwita n'abagore tubazi koresha none tugaruke mu real life ukuntu tuzi nature y'abagabo abana bagaragara nk'ahari benshi umugabo aramutse apimwa byaba bimeze gute umugabo aramutse apimwa ADN bakaraba ko umwana koko ari uwe ya ni nabyo bikorwa ariko bamusanga n'abana bangana iki nabyo bikorwa umugabo yaje arasanga afite abana nka 20 umugabo aramutse ari we upimwa no undi niko bigenda aho ngaho ntabwo mpumvishe neza n'ubusanzwe niko bigenda kuko umwana ajitse aba ari uw'umudamu byo biba bizwi ugira dute n'umugabo ndavuga juste bagiye nk'ubu uramutse ariho nko gupima abagabo umwana yabyaye bapima umugabo agahita babona amara nkuko MTN yafashe irangamuntu wayishyiramo bakabona simukadi zikubaruyeho bafata amaraso y'umugabo bayashyira muri laboratoire bagahita babona abana yabyaye impamvu bashobora kuboneka ari benshi ni uko umugabo yabyaye aticarana n'umwana we umugabo yabyaye ntabwo yicarana n'umwana we umugore niwe wicarana n'umwana we ni ukuvuga ngo umudamu wabyaye umwana uvuye hanze byanga bikunda akenshi niwe uba umufite mu buzima bwe bwa buri munsi biba bizwi ngo afite abana babiri afite abana batatu ariko umugabo ushobora kujya kubyara kwa nyirakanaka biramutse ari sekare yawe nabo badamu ntabwo byazamenyekana hari no wabona n'uyu munsi ejo akabonana n'undi yego n'uwo mudamu nejo nawe akabonana n'undi yego ubwo rero hari systeme ifite ukuntu bigaragaza nyine ni nka kwa kundi bakubaruraho simukadi wajya kuverifya ugasanga uyibaruweho amasimukadi menshi amanamba menshi cyane niwe bayabaruyeho ndumva ariko byagenda ariko umunsi wa none yaba mu rubyiruko yaba no mu bandi bagore ndemeza ko tugiye kubabarura bikagenda gutyo ubona byabihagaze gute okay ni suspicion nyine no kubikeka ntabwo wawe confirminga kuko buri hari n'igihe twaba twishyiramo ko abagabo bashobora kuba babyara henshi ariko wenda atari nako bimeze biranashoboka cyane kubera yuko nta done zihari zibigaragaza icyo ni icyambere ni ukubitekereza muri analyse gusa muri wowe ukabitekereza ushobora gusanga uruhare duha abagabo mu kuba babyara abana benshi hanze bitanahari ushobora gusanga bidahari koko se nta done dufite ubu ntabwo twatangaza ngo ni benshi ariko muri rusange abantu barabyara umuryango niwe umenya ngo aba bana ni abacu cyangwa se abacu rero nk'umuryango ni ishingiro ry'iterambere n'ubuzima
iryo fatizo rya buri kimwe cyose kuko nta gihugu kidafite umuryango nta gihugu kidafite abantu. Turamutse dufite umuryango udafite ubuzima bwiza n'umutekano ntacyo twaba dufite. Uyu munsi wa none duhanganye n'iterambere ariko kandi usanga cyitwa umuryango nyarwanda urusenyuka ku buryo bugaragarira amaso buri wese, aho ingo zicana inyuma zabaye nyinshi, divorce ziriyongera, mbese ibibazo byinshi biriho bishingiye ku muryango. Nka Anne ubona biri guterwa n'iki? Kuba divorce ziyongera ni cya kintu twari dusa nkaho twari tugiye kuvugaho cy'ubwumvikane bukeya mu muryango. Ni ukuvuga ngo umuryango ugizwe n'umugore n'umugabo n'abana. Iyo hari bitagenda neza mu muryango, sirito hagati y'ababyeyi, abana buriya bimita ibiva mu babyeyi babo. Imibereho babaho, communication bagirana n'umuryango muri rusange bituruka ku babyeyi babo. Iyo umugore n'umugabo batumvikanye mu buryo umwe cyangwa ubundi, urumva nyine ingaruka bitanda vers kuba ba divorce. Niho bigenda byerekeza. Ni ukuvuga ngo rero hari facteur nyinshi cyane zishobora kuba zibitera, ariko iya mbere mbona ni ubwumvikane buke nyine, kutumvikana ku bw'impamvu runaka. Icyo nakwita wenda nka communication y'umugore n'umugabo, kuko buriya amakosa aba menshi, uburyo umuntu aremwe, umuntu uri ku isi arakosa, sibyo? Ariko noneho communication hagati y'umugabo n'umugore, iyo communication ku mugore n'umugabo uyu munsi wa none yarapfuye. Tubigenze gute kwa igaruke? Kugira ngo igaruke rero ni ukuvuga ngo hagomba kubonekamo imbaraga za ba nyir'ubwite. Ntabwo bizaturuka kuri leta, ntabwo bizaturuka kuri pasteur runaka, ntabwo bizaturuka, yego iyo support bikenewe ku muryango, ariko kugira ngo umenye ko umuryango ukeneye iyo support biwuturukamo uwo ubwawo. Ni ukuvuga ngo icyambere n'ubushake. Umugabo niba ashaka kubaka, umugore we akaba ashaka kubaka, bakaba barahuye bafite intego yo kubaka, hakaba hari ibiri gupfa, kubihandoringa kwa mbere nibo ubwabo. Ubushake bugomba guturuka muri bo ubwabo, sibyo? Ese koko urashaka kubaka? Ese koko uri kubona hari bitagenda mu rugo? Iyo communication navugaga rero niyo ikemura ibyo byose, kuko iyo mwagiranye communication nziza mubasha no kwicara mukareba ikibazo mufitanye. Nge ndacyari umusore wenda nkawe nk'umuntu mukuru, ntekereza hari byinshi umaze kubona, nk'umuntu wabibonye, nk'umuntu hari n'ibyo umaze kunyuramo. Sinavuga ko ku myaka yawe nk'umumama hataba haragira umugabo kwibeshyaho akaba yaza kugutereta. Byabura umugabo kandi wubatse hanze se utari umugabo wawe. Ndashaka ko tuzamukira aho hantu. Niba ubona ko byafashe indi sura n'indi ntera, aho abagabo bubatse baza gutereta utwana two dukobwa, yego, ugasanga abana b'abahungu sometimes baribuze nubwo nabo batoroshye. Ibyo ngibyo rero bikaba ari byo biri gusenya umuryango nyarwanda. Ugasanga umuntu umwe, umugabo ari kwita umugore we sheri, ari kwita n'umwana w'umukobwa yabyaye sheri. Tubigenze gute mu kinyejana turimo? Twe kubica ku ruhande gusa sinzo. Ibyo bintu biriho, birahari. Ibyo bintu birahari, ariko ni nk'ibyo twari dutangiye tuvuga. Ubundi ikintu cyose kigira imbarutso, yego, kijya naho gituruka. Ni ukuvuga ngo gitangira uyu munsi, ejo kikagenda kidevelopa ko gifite aho cyaturutse. Ni ukuvuga ngo bihera mu muryango. Ni ukuvuga ngo nk'uko twari tubivuze, wowe mugabo n'umugore wawe niba mutangiye kutumvikana mu rugo rwanyu, n'abana mubyara, harimo abana b'abakobwa wari uvuze, barexpose yo kuzahura na bya bishuko, sibyo? Wa mwana w'umukobwa disons uri muri famille ya papa we na mama we bakaba batumvikana, kwanza bizahera kuri papa we na mama we. Niba batumvikana, papa we azatangira ubone ari écarté, ari hanze, ari mu by'ibitekerezo, ari guhura n'abandi, ntakita ku muryango. Kwa kutita ku muryango rero bizatuma wa mwana w'umukobwa atangira kubona ari wenyine, ari libre, ntawe ukimubaza watashye ryari, uri kwitwara ute, ufite ikihe kibazo, bimeze bite. Wa mwana w'umukobwa nagera hanze rero urumva ko azadevelopa ikintu cyo kwigenga.
na develop ikintu cyo kwigenga rero ubwo urumva ngo wazaba baye accessible kuri babandi bo hanze. Ndifuza ko tukiri aho ngaho. Yego. Hari inkuru iherutse gusohoka ngo abana b'abakobwa bari gutuka Iburasirazuba na Kigali bari gusenya ingo z'abantu benshi by'umwihariko no mu majyaruguru. Ese n'abana b'abakobwa bari gusenya ingo z'abari abagabo cyangwa n'abagabo ubwabo bari kwisenyera ingo? Ikibazo cyiza cyane. Kuri njye kuntu mbibona ntabwo wavuga ngo umuntu hanze ari kugusenyera urugo. Ni wowe. Wowe ubwawe. Abana b'abakobwa bari gusenya ingo. Bari gusenya urugo, ntabwo bari gusenya urugo rwa kanaka, ahubwo urwo rugo nirwo ntabwo rwubatse. Sibyo? Nuvuga ngo ntabwo rwubatse. Uti gute? Ni ukuvuga ngo ntabwo umwana w'umukobwa azaza asange uhamye mu muryango wawe, uri serious ku muryango wawe, ngo gusenyera urugo ntabwo bishoboka. Amplisi harimo ijambo rivuga ngo abana b'abakobwa. Kuki batavuga ngo abamama bakuze? Cyangwa ngo bavuge ngo bakuze bari konona ngo twanatwe. Okay, voilà. Amviye iyo ni case. Abana b'abakobwa bari gusenya ingo zubatse. Ese mu by'ukuri izo ngo zurubatse? Iko danone sasa afite umugore n'umugabo. Kubaka ntabwo ari inzu na clôture na portail kuba hafunze umugore atahamo umugabo atahamo. Uko ntabwo ari ko kubakwa kurwo rugo. Sibyo? Ni ukuvuga ngo wa mwana w'umukobwa ntabwo azaza ngo yaborde umugabo uhamye mu rugo rwe. Ntabwo bishoboka. Uwo mugabo ntahamye. Ntabwo ari muri rwa rugo deja already yavuyemo kubera impamvu ziragabo babigize umuco. Akava ku mugore akajya no ku mwana w'umukobwa akajya no mu wundi. Ubikoze neza. Byageze aho bimubera umuco kubera n'ingeso. Byageze ubwo bimubera ingeso. Umuco kugira ngo batumva ko tubisasiye byabaye ingeso. Ni ukuvuga ngo wa mugabo ari muri ya ngeso. Wa mwana w'umukobwa musanze muri ya ngeso. Wa mugabo ntabwo acyubatse muri rwa rugo, ntabwo akirimo. Arimo nk'umupapa utaha mu rugo iwe, arimo nk'umupapa ufite umugore ufite abana.